ibyishimo n'umunezero bihora biri mu mutima wanjye. We adore you, Lord. We lay our lives before your throne. Neza aho muri hose ndi kumwe na Theo Bosebabireba ari hano yitabiriye amasengesho yarari kuba mwagiye muyakurikirana mukurikirana n'abahanzi batandukanye. Theo Bosebabireba ni umuhanzi ukomeye ukunzwe watanze ibyishimo ku bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana ndetse no mu bandi basenga nizera ko bahari. Theo amakuru suza abantu. Amakuru ni meza ndashima Imana. Hano turi twaje mu masengesho niho twagusanzwe kumwe n'abandi bahanzi. Gerageza wenda banze unasobanurire ese kubera iki mwayajemo, ese kubera iki wambaye Rwanda Gospel Star Live. Reka mpere kucyurangirije kuba mbyambaye nuko ndi umwe mu bafatanyabikorwa mbirimo cyangwa se ndi nomine muri icyo gikorwa. Hanyuma kuba turi hano ni ibintu byateguwe n'ubundi n'abanyurubwite bateguye n'iki gikorwa, baduhurije hamwe ngo dusengere iki gikorwa kugira ngo gikomeze kugenda neza. Twanabyungukiyemo tuboneramo n'andi mahugurwa n'abandi bafatanyabikorwa. Nabonye ari ibintu byiza cyane, ngira ngo navuga ko ariyo masengesho nsenze ari umwihariko yitwa amasengesho kuva nagera hano mu gihugu. Urumva rero mfite umunezero mwinshi. Icyo kintu urangirijeho niyo masengesho usenze y'umwihariko byo bita ngo kujya gusenga mu masengesho, mbese kuba imbere y'Imana atari amateraniro nayo ngayo. Ntago wenda ahita bisobanukirwa neza kubera iki atari amateraniro. Impamvu atari amateraniro nuko ni umwiherero kwa katubyite gutyo, tuvuge ko ari amasengesho y'umwiherero. Kumwe Bibiliya ivuga ngo nimuze ngo twiherere, muzahiherereye tuganiye n'Uwiteka. Urumva rero twahuriyemo n'inyungu nyinshi kandi nabikunze. Twasengeye igihugu, twasengeye iki gikorwa, turisengera natwe ubwacu, turongera turahura nk'uko dusanzwe turi muri iki gikorwa. Twari tunakumburanye, byose nabibonyemo inyungu. Theo Bosebabireba umwe mu bahanzi bakomeye sinatiye kuvuga ndetse banakunzwe igihe kinini kugeza na none. Uri umwe mu bahanzi nanone bongerewe muri iki gikorwa bwa nyuma. Wabyakiriye gute? Ese kuri wowe ukimaze kubyumva nka Theo Bosebabireba umwe mu bahanzi bakomeye, weho ku bwawe feelings zawe zimeze gute? Njyewe kuvuga ngo nongerewemo, mbese ni amahirwe ya mbere nagize nkigera mu gihugu. Navuga ngo niyo nyungu yo kugira igihugu cyawe kuzwe tubona abantu ukiri utangira ngo nari ntanaruhuka nitamenya ayo makuru yo kunshyiramo. Nari nsanzwe mbizi naranaporopojwe ariko nahari. Ubu rero n'ubwo ngo nabyo nabishyira mu nyungu z'umurimo w'Imana kandi nanjye zanjye. Biri mu bintu byampaye kongera kwiyumva neza. Theo ntabwo wari uri mu Rwanda, wari hanze ndetse hagiye byinshi cyane kubera iki byavugaga wenda nubwo ntari bubicemo kuko byagiye bivugwa cyane. Theo bivuga ko hari inkuru zanditse ko wapfuye witabye Imana, hari inkuru zanditswe ko urembye. Gira n'abantu wenda ubibabwireho wenda tukuri kamera za Inyarwanda nibwo tuganirije. Bwira abo bantu se wamugana inkuru zagiye zandikwa, ibintu byagiye bivugwa kuri Theo Bosebabireba byose nihe migambi se hari ikibyisha inyuma ese wabashije kukurikirana? Urebye navuga ngo nta na kimwe ntakurikiranye kandi byavuzwe harimo ibyari byo n'ibitari byo. Icyo nshimira Imana nuko ibintu bivugwa bikanagera n'igihe bikarangira, cyangwa se ko ibintu bibaho bikanarangira. Gusa icyo nshimira Imana nuko umugambi w'Imana ku muntu wo ntahujya, wavugwa neza wavugwa nabi, ibintu Imana y'ibirimo bigira iherezo ryiza. Muri Rwanda Gospel Star Live wari umwe mu bari gutanga ubuhamya. Yego, ubuhamya ntabura gutanga ijambo abantu wenda bari bashe kumva, bari bashe kumenya n'ubuhe. Ese ni story yawe kuva igitangira umuziki, ni story yo hagati, ni story y'ubungubu? Ndatekereza ko ubuhamya nari butange bwari ubw'urugendo rwanjye rw'umuziki, kandi ntago nahita mbutanga hano kubera ko bishobora guhinduka cyangwa se bigakomeza. Ariko ndatekereza ko n'ubundi byari byo kuvuga urugendo rw'umuziki, imyaka mazemo. Numvaga ndi bunashimiremo Imana kuba ndi muri iki gikorwa. Nari kuvugiramo ibintu nyine n'ubundi byinshi bishobora no kuvugwa kuko turacyahari.
bishobora no kuvugwa n'ibintu byinshi wagiye ucamo cyane cyane mu rugendo rwawe rwa muzika, haba ibyagiye bivugwa n'ubwo uvuze ko hari ibyari byo hari n'ibitari byo, ariko byose ushima Imana. Urugendo rwawe rwose mu myaka yose umazemo kugeza muri iki gikorwa, ijambo baratubwiye ko ari ubwa mbere ubonye abantu hanze baririmba umuziki bukuramya no kwihimbaza Imana bahuriye hamwe. Ni warusobanura gute, wabisobanurira gute muri rusange? Urugendo rwa muzika rwo ni rurerure, hari n'ibyo navuga abantu bakiganga bakagira ngo ntago byanabaye, ariko icyo nshimira Imana nuko hari abantu bazirikanye umuziki waririmbiye Imana bakagira ubu bwitange n'ubushake n'urukundo. Uyu munsi tugaba turi hano ubona umuntu wese afite ibyishimo, kandi uko mbireba nkabona ko ari ibintu bizagera kure bikanaguka bikaba binini. Naho urugendo rwanjye sinaruvugira hano aka kanya muri iki kiganiro ngo bikunde, cyo nzi cyo ndi umwe mu bantu batangiye bigoye, Imana iramfasha ntibyananira kuko nzi ko hari nabo twatangiranye sinongera kubabona. Ndashima Imana rero ko nkiri mu rugendo ntihanyanyaza. Niko babyita. Urumva haba harimo byinshi byatuma ubireka cyangwa unanirwa, ariko hamwe n'umugambi w'Imana ku muntu Imana ikagufasha. Mu kwa gatatu 2020 ku itariki 2 z'ukwa mbere 2022, yego tuzongera kumubona ku rubyiniro. Nawe urabyumva ibintu bimeze neza biteguye biryoshye. Uzaba umeze gute? Gira feeling ubwira abantu. Oya reka nkubwire igihe kiragiye haracyarimo iminsi kumenya uko nzaba meze. Ibi bintu ntago mbirimo njyenyine, bizategurwa. Hari n'izindi nama tuzagirwa n'abandi babizi neza no kundusha banabitegura. Nibwira yuko abantu icyo bamenya bizaba ari byiza ntibazabisibe. Theo, reka tugana ku musozo n'ubuhe butumwa ushobora guha abantu bakunda, abantu bakurikirana, abantu bakunda Rwanda Gospel Star, abantu bari muri iki gikorwa, abantu batandukanye bakunda umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana? Ibyo kubabwira ni byinshi, ariko kimwe nababwira nuko bagomba kugira urukundo rwo gukunda ibi bintu cyane no kubikurikira, hanyuma bakibuka no kudushyigikira nk'uko bivugwa cyangwa se kudusapotinga. Sinanasiga ntabwiye abantu uko bantora kuko ngize amahirwe yo kuba kuri iyi kamera, nkababwira ngo gutora rusange hakurikizwa kode ya buri muntu, ariko njyewe umwihariko wanjye kode yanjye ni 11. Hanyuma nkabwira abantu bazadukurikira bashaka no kudushyigikira, iyo ubikoze bwa mbere ubikora wiyandikisha ugakanda akanyenyeri 544 ugashyiraho urwego. Iyo wemeje yes ubona guhitamo ururimi, hanyuma bamara guhitamo ururimi uri bukoreshe ukongera ugatangira. Noneho iyo utorera rimwe utora wandika akanyenyeri 544 akanyenyeri, noneho apana urwego ukandikamo umubare 300 ugashyiraho akanyenyeri ugashyiramo kode y'umuhanzi. Ubwo ndavuga kode yanjye 11, washyiramo urwego ugakurikiza amabwiriza ugashyigikira. Kandi ni ibintu wakora buri munsi igihe cyose, ugashyiraho n'amafaranga yose ushaka ugashyigikira umuhanzi ukunda. Murakoze. Reka tugushimire cyane Theo. Namwe murakoze cyane ndabashimiye. Search follow for the Instagram following. Follow the photos that you're posting. Tag DJ Spin, see you. Hey, make sure you tag me there and you're going to follow us while you are. All right. Yes. As we are getting ready, it's on the final event, as Mike has mentioned, we'll also be awarding different categories. So to certain awards, most people will keep updating you. So, so umuhanzi wese afite record. This is how we have been voting, all right? We dial *544 hash, not voted but support. *544 hash, and it takes you through a process of registration and everything, and also a code. Every single person has a code. So we have an amazing organization that has been of great support in helping us in this process for the local support and also diaspora. Diaspora people are on the website, chapchap.com. So we'll be going through that just in a minute. I think for now, there's someone who told me this table is not doing anything so far. This table we exhausted. Seriously? Hey, now we come back. Oh yeah. James Akarakan. Let's just come to this side. Sibyo, as I'm getting my second speaker ready. Let's do something for just 2 minutes, then I will go to the next kahunda. DJ, are you ready?
So what you are going to do, so today is only the artists, only the musicians who will never get participating. You are the guests of. So what you do is you take it around. Now, Sasa, let me show you. Sasa, Gabi. Is it out of it? Mr. FD, come closer. Aha, now that's even better. Alright. Alright. Aha, yes. My brother, where's the other microphone? Aha. Wow. I was wishing it is you. Candy man, you Mumasengesho. Gabi, you're next. Maybe Professor. Aha. Handitse ngo ibaze uri muhinde wagiye guhaha cirikanwa n'umucuruzi. Subiramo abantu batumvishe. Aha. Ibaze uri muhinde wagiye guhaha cirikanwa n'umucuruzi. Umuhinde Nyine uravuga nk'umuhinde ushiremo aksa. Igihinde. Sibyo? Ikinyarwanda, Icyongereza ariko ako kase. Ntabwo kigoye. Arabishoboye sibyo se? Sibyo? You can manage this. Business people, we have to learn marketing skills. Okay. I'm sorry for that. Umusore muremure twazanye yitwa Alain Goga. Ni business development manager muri Sanlam. Muneza Patrick ni marketing manager akaba na communication manager. Thank you so much. Hanyuma reka tuachie Patrick. Patrick, asante sana. Patrick, we so far I've known you. Reka tuachie muri tumwe na director wa. Mike yabivuze ko turabafatanyabikorwa banyu kandi ntabwo twajemo nuko turi abacuruzi, ntabwo twajemo dukurikiye inyungu cyane kubera ko natwe turi abantu basenga, twizera ko hari n'umugisha umuntu ashobora gukura muri ibi. Ikindi nababwira ni uko hari ibiganiro turimo bitararangira ariko hari n'ibyamaze kurangira. Bimwe mu byamaze kurangira rero ni uko umuntu wese uguze ubwishingizi muri Sanlam akoresheje kode yanyu abashyigikiye iki gikorwa. Turagira ngo rero ababishoboye mwese kandi mwese murabishoboye ku mbuga zanyu mubwire abantu ko kugura ukoresheje kode ya Sanlam 010/11 aho wagura assurance hose mu mabranche yacu uba uteye inkunga iki gikorwa. Hanyuma turabizeza neza ko n'ayandi masezerano turimo nayo yaragenda neza, nabyo tuzabamenyesha bimaze kujya ku muntu nakoze. Magambo makeya twaranezerewe cyane kubona itsinda rihagarariye ryarageze kuri Sanlam. Turanezerwa normalement twasanzwe tubona abantu bakora muri gahunda za secular music, ariko noneho kubona gospel nk'uko yabivuze ni inkunga ikomeye ko wamugani umugisha nawo tuwubonamo. Nk'umuntu rero uri muri communication and marketing, igikorwa kizankorera munyihangane nkoresheje ryaga muri iki gihe, kizankorera umuti uzamfashe guteza imbere Sanlam, gutera imbere kwa Sanlam ariko gutera imbere kwa gospel mu Rwanda. Ibi murakoze. Nimukoresha abadukurikira muri gahunda ya Rwanda Gospel Stars Live, nibitabira gutora kandi bakitabira no kugura assurance zitandukanye tugira hariya muri Sanlam, bizatuma kuri account yanyu
hajyaho amafaranga menshi azatuma kongera gutegura iki gikorwa cyangwa se n'izindi activite kugira bizoroha. Aba rero nagira ngo munyemerere babwire yuko muri Sana tugira ubwishingizi butandukanye mushobora gushishikariza ababakurikira, abafana, abanyarwanda muri rusange kuba bagura. Tugira ubwishingizi bita ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'amamodoka nyine buriya busanzwe. Tugira ubwishingizi bita ubwishingizi bwo kwivuza, tuvuza ibigo ariko ngo no kugira ngo dusobanure neza nta bwishingizi bw'umuntu ku giti cye tugira. Kugira ngo waba uti numva nifuza gufata ubwishingizi yewe n'umuryango wanjye muri Sana kugira ngo tube tubasha kwivuza, ntabwo ubwo turabugeraho, ariko nabwo wenda tuzabugeraho. Ushobora kubaho ibigeragezo muri iyi sasa ntabwo muzi ko byuzuye, ariko rero turi hariya kugira ngo nihaza kubaho ikibazo nk'icyo ngicyo ntabwo mvuga ko inzu itari buke, kuko ni ikintu gikomeye tuba dushaka kugeza ku badukurikiye. Ikindi ntagenda ntavuze ni uko mu byo dukora dukora icyo bita evacuation, ariko ubu ngubu noneho ndavugana n'abahanzi, ndavugana n'abategura gahunda. Nibaza ko ubu ngubu murimo murakorera mu Rwanda, ariko hari igihe ushobora kugira ikibazo kuri stage, simbibifuriza ntabwo mbibifuriza, ariko ushobora kugira ikibazo kuri stage gituma bakwibakiwa bakakujyana hanze y'igihugu. Tugira iyo service, ariko twazayisobanura mu buryo burambuye ikindi gihe. Hanyuma rero muri rusange rero turumva ari ibyo ngibyo ku bijyanye n'amaproduit tugira n'andi menshi atandukanye, amabond, ni ushaka nk'abafite ibigo bihatanira imirimo yaba iya leta cyangwa se yigenga, kuko nimuza gufata amaperformance garanti turabitanga nabyo, n'ibindi. Ubwo navuze muri assurance icuruza ubwishingizi bw'igihe gitoya butarengeza umwaka, ariko tugira n'ubwishingizi bw'igihe kirekire nyine, ukaba ushobora kuza ugafatira umwana wawe assurance yo kuziga, haba muri primaire, haba muri secondaire, haba muri kaminuza. Ushobora kuza ugafata ubwishingizi bw'izabukuru, ukavuga uti igihe ntazajya bambasha kugira icyo nkora ndi ku kabando, mujye mumpa udufaranga kuzageza igihe ntandukaniye n'isi. Ni byinshi tugira, ariko ushobora wenda gusobanura gatoya ku bijyanye n'ubwishingizi bw'abanyeshuri. Nuko abantu baravuga ati amafaranga yo kugira ngo ngende nyashyire muri assurance nagenda nkayashyira muri banki. Nibyo byose ni kimwe no kubika, ariko aho bitandukanira burya reka mpababwira n'ejo wenda uzabitekerezeho. Nuko assurance abitandukanira no kujya kubika bisanzwe, no kujya kuri banki no kuyashyira mu gitebo iwawe cyangwa se mu musego. Ariko ubundi assurance akamaro kayo nuko ibyo twemeranyije, niba tuvuze tuti ngewe Patrick ndaje ngiye gufatira assurance uwo mwana, nshobora gufatira n'umwana ntarabyara nzabyara, ariko iyo igihe kigeze ntamubyara, tuvuge cyangwa se mvuge mu gihe mfasha assurance mufite, munyihangane ntabwo mbatindira, mu gihe mfasha assurance mufite, ni ukuvuga ngo ndaje nsinye contrat uyu munsi, nyuma y'ukwezi kumwe twumvikanye yuko bazanyishyurira umwana nyuma y'imyaka 6, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ngize ikibazo mwene impanuka, wenda simpfuye ariko ngize ubumuga bwa burundu butuma ntongera kubasha gukora, nuko sinzongera gutanga imisanzu. Umusanzu mutanze ukwezi kumwe konyine, twenda twumvikanye yuko nzishyura 10,000 buri kwezi, ariko nyuma y'imyaka 6 umwana wanjye bakajya bamwishyurira 300 ku ishuri, ngizemo 10,000. Naho assurance itandukanira no kujyana amafaranga mu bindi bigo by'imari. Ni ukuvuga ngo ntanze 10,000 ngize ikibazo, ariko amasezerano twarayasinya.
kuvuga ngo assurance igomba gusoza amasezerano mwagiranye. Ni ukuvuga ngo iyo ugize ikibazo umwana aracyafite umwaka umwe cyangwa se afite amezi 8 cyangwa se afite amezi 5 kandi agomba kuzishyurirwa afite imyaka 6, kuva icyo gihe wafatiye assurance kuzageza umwana agiye gutangira ishuri giye mwumvikanye, dutangira gufata 1/2 cy'amafaranga twemereye wa mwana tukayamuha nk'indezo, kuko papa we ntakibasha kujya cyangwa se mama ntakibasha kujya kugira icyo akora. Noneho ya myaka 6 irashira tukamuha totalite, urumva twamuhaye indezo kandi ntabwo byari biri muri gahunda, kuko iyo ukomeza kugira ubuzima bwiza ntayo twajyaga kumuha. Ariko iyo igihe kigeze cyo kumwishyurira tumuha totalite kugeza igihe twumvikanye kirangiye. Ubwo nakaproduit numva keza nagira ngo nkangurire abantu kuzafata kuzaza muri Sanlam bagafata hagize uwakenera ibindi bisobanuro ngira ngo kutugeraho ntabwo bigoye, ntabwo ndi bubatindire. Amaproducteur ni menshi kandi n'umwanya mufite ni mutoya, ntabwo ndi bubatindire. Nimunyemerere ngarukirize hano. Nataka Patrick. Hari akantu nibagiwe kuvuga. Yego. Nazanye n'abantu batatu, murabona ko basa aho bihusanyije gatoya. Tuba dufite indi nama yagomba gutangira saa 7, ariko twavuze ngo ntabwo twagira mu nama tutageze hano. Nabyo twumvaga ari ibintu bidufashe ku mutima, nimuze kugira ngo rero basuzuguye igikorwa, ni muri gahunda zijyanye n'akazi n'ubundi. Nanjye mu kanya ndacyari hano, ariko mu kanya maza kunyemerera ngiye mu bikorwa bijyanye na marketing. Murakoze. Washukuru. Mwenyewe nshimire media houses zitandukanye, our officials for Rwanda Gospel Stars live ni RBA KC2 specifically. Hanyuma also nshimire abantu media houses zikomeye ziri hano already, they have been with us for a while. Let me start with Genesis TV. Thank you so much for coming. Thank you for supporting the program. Not forgetting Shilo TV, asante sana. I can see it. Inyarwanda.com, tuwashimire cyane. Munda Gospel, these guys are doing a great job. Make sure you subscribe to their YouTube channel. You see everything that is happening here. I Max Made TV. Now kuri YouTube urabasanga bafite good platform. Hanyuma not forgetting Royal FM. Murakoze. Kuba amakuru kuri system muri gukoresha ku bantu batanzi bibaza ko ni bakeya, ariko nitwa DJ muri Florida chama niyo company ifite iyi system. So iteka na witeka uyu munsi yo guhagarara hano, ubundi nkoresha icyongereza cyangwa igifaransa, ngo muranyanganya ntibona Ikinyarwanda itari perfect kandi. So company yitwa Valorant, ni company ni fintech, ni company ifite products zitandukanye ifasha abantu kwishura ibintu bitandukanye. Ariko umwihariko iyi products yitwa Chap ni product ifasha iki gikorwa kugira ngo ifashe ku supportinga. Dufite n'izindi product tuza kubivuga muri presentation, ariko iyo turi butindeho cyane ni kuri support, kuko kuri gospel industry iratandukanye n'ibintu bya voting. Hano ikigamije si competition, mu cyongereza bayita competition not competition. So ni ugukorana hamwe kuko turi guteza imbere umurimo w'Imana. Duva niyo understanding, kandi that's how it should be, I believe, muri gospel industry. Kuko twese tuzamura icyubahiro cy'Imana hamwe. Amen. Okay, so I hope the projection will not let me down. And save team to support. Ariko reka mu gihe bari kudufasha bakora ikibazo cy'umuriro.
the meantime uko biri kuza reka noneho mvuge kuri iyi partnership. Valolet yaje gufatanya na organizers bwa mbere few months ago mu kwa gatanu ndibaza nibwo twabonye tubona ko ni igikorwa twizeye kuko natwe turabana b'Imana twizeye Yesu bavuze ko ari icyo dushaka gukora kugira ngo umurimo Imana utere imbere. I'll say that's the first motivation. Kabiri ukoresha no buryo bwose gufasha umuntu wese arabantu benshi babakunda mutaza nigera guhura even mu buzima. Abantu benshi bahuye n'ibibazo muri mu buzima busanzwe bahuye muri situations zitandukanye zabakomeje and they want to be able to support umurimo w'Imana aho muri. So tubonye opportunity kuko igikorwa it's open for any partnership. Tubona ko partnership komeye ushobora gukora ni kuzana technology no kugira ngo iteze imbere umurimo. So ariko ni platform igurisha utilities, MTN, airtime, Airtel, ifite n'umuriro vuba na pay TV, na gas kuko gas iri gukoreshwa cyane uko iminsi igenda. Listen up. Ukiwa nami Yesu hakuna matata. Aha. Matata. Kwako nimepata. Come on. Nimepata. Uzima wa milele. Kwako nimepata. Listen up. Nitafite gutinya. Hey! Ubuzima bwacu buri muri we. Come on, somebody sing. Hey, let me sing. We're going to take only 5 minutes to pray together. Amen. And the good thing, I'm spoiling your music and the musicians are here. So what you're going to do, you're just going to lead us in a song. We're not going to play any instruments, we're not going to play anything. We're going to play what God has given us. Alright? So I'm going to request James and Daniela. I'm going to request Annette, I'll request Gabi. I'll request any other person, you feel you can just lead us into music. We are going to pray together, just from where you are, alright? And this is what we are going to do. We are praying for 3 things. We are praying for 3 things. One is say to come back, please, you have to pray for your anointing. You have to pray over your gift and talent. Because the Bible says that your gift will take you in front of kings, alright? Your gift will take you to royal places. So that's where we want. And your gift to transform people's lives. That's the number 1 thing. So we're going to pray for ourselves. Because so this is the time. We're going to pray just 2 minutes. We go again into the second item. The second item is to pray about Rwanda Gospel Stars Life. Then the third one, we pray about our country. Amen. So try to chambere kusenjera chakabiri kusenjere ya igaundi ya Rwanda Gospel Stars Life. Chagatatu kusenjere gihugu chachu. Amen. Amen. All right. So I don't know. They say ladies first, so I don't know. Daniela, give us the declaration. We adore you, Lord. We lay our lives before your throne. Now we sing you.
every little thing that He has done, every great thing that He has done. All of us have count our blessings. God has been great in our lives. He has done great things in our lives, and we have to thank Him for that. Start with thanksgiving. Appreciate God. Appreciate what He has done. Appreciate His gift over your life, His favor of your life. The fact that we are alive today, it is not by our might, it is not it is not because of our goodness or anything, but it is in the hand of God. Commit life in the hands of God. Commit your life and everything, your family, your your fiancé, anyone in your life, your family, where you come from, commit your people in the able hands of God. God is able to do that miracle. We have people who are sick in our families. We have people who are not okay. People are looking for jobs. People are looking for opportunities. Pray for them. It's time to pray for them. But don't forget also to pray about yourself. Pray about yourself that God is going to use you. That the talent He has given you, that the way you sing and people are transformed, it is going to change people's lives in the name of Jesus. Lord, we thank you. We bless you for what you're doing in our lives. We thank you for what you're doing, God. And thank you for the gifts and the talents you've given each and every individual in this room, oh God. My prayer is that Lord God may be glorified. You may be glorified in everything that we do, oh God. You may be glorified through the music that we sing. Let it not be about us. Even as we record the audios, as we go and do the videos, let it not be about us to be seen and to be appreciated, but let it be at the center, it is you, oh Lord. That the music will touch people's lives, oh God. Families will follow each other, hearing of the impact that music is having, hearing that things are changing through this music, that people's lives are getting transformed, people are getting healed in the name of Jesus, that people's lives are changing, oh God. You're bringing revolution in people's lives, oh God. And I pray, Father, my God, even as you raise us up, oh God, as you raise all these artists up, oh God, and even the ones who are not here, as you elevate us, oh God, teach us to remain humble. Teach us to remain humble, oh God. Also that Lord God, as you raise us, oh God, will remain humble, oh God. I pray for your anointing upon each and every person in this place. Let your anointing. Nabari twebwe, mwami, nabari twebwe, ahubwo izina ryawe rishirwe hejuru, kubw'imbabazi zawe, urukundo rwawe rwinshi, udukunda, ntabari twebwe, Yesu, ntabari twebwe, ntabari twebwe, Yesu, ahubwo izina ryawe rishirwe hejuru, kubw'imbabazi zawe, urukundo rwawe rwinshi, udukunda, ntabari twebwe, ntabari twebwe, ntabwo dukoreshe, ntabari twebwe, Yesu, ariko izina ryawe rishirwe hejuru, imbabazi zawe, ntabwo dukwiye dukoreshe, kubw'imbabazi zawe, Yesu, udukunda, ntabari twebwe. Because you take a minute, pray about Rwanda Gospel Stars life. Pray that this day, oh God, that this initiative shall not be about someone, shall not be about a person, but shall be about you, Lord, in the name of Jesus. Not somebody, oh God, not with the idea, not someone who is supporting it, but it's all about you, oh God. I pray that Rwanda Gospel Stars life, oh God, it is going to be your project in the name of Jesus. It is going to transform our artists' lives, oh Lord. It's going to transform our industry, our ministries in the name of Jesus. It's going to transform different people's lives in the name of Jesus. It is going to create jobs.
for people in the gospel. It's going to create opportunity. It's going to expose talents and gifts. And so many people who are not even known are going to rise up. Turaguhimbaza ukwiriye gushimwa tuguhaye cyubahiro turaguhimbaza ukwiriye tuguhaye tuguhaye cyubahiro tuguhaye cyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. We worship you. You are worthy. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy. Let's pray about our country. Deixamos o filme,